David e Goliath, Dawudi na Goliyati, uri kumwe na Didier Manirakiza bagezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Dutangiye gute? Dutangiranye abantu babiri bari iruhande rw'umugezi, umwe apfukama. Sasa ni umusore n'umusaza, bisa nkaho ari umuhango ugiye gukorwa. Ni iki? I anoint you, David of Bethlehem, Dawidi w'i Betelehemu, ndakwimikisha amavuta, anoint, to be the next king of Israel. uzaba umwami uzakurikira wa Israel. Once Saul is dead, Igihe Sawuli azaba yatanze, once Saul is dead. Ucyumva amagambo ugomba kumenya uwo ni Samuel. Tuvuye aho tugaruka hakuno. Papa ni ikibazo ki? Tell me what's wrong. Mbwira ni ikibazo ki? nothing is wrong. Nta kibazo gihari wa mwana. Great victory. I need rest. Nikeneye kwiruhukira. That is all. Nibyo gusa. Sleep. Kuryama. Ehehe. Filisitiri hariya yayo bateye iki? Ubwoba. Icyo bita kubika abantu mu ubwoba. In time, Muri ibyo David bihe becomes an attendant in Saul's Dawidi court, akajya asura umwami Sawuli king in waiting. aho bari bakambitse ku rugerero. Sasa ahangaha uyu munsi wa none yari yagemuriye bakuru be Eliyabu, Shama na Abinadab ku rugamba, ntabwo yazanywe no kurwana. Sasa ahangaha muze, abo ni abafilisitiya bahamagara, muze tubonane. Isirayeli bava mu ngando yabo. Philistine threat. Ingabo z'abafilisitiya ziguma gukura. Igikweto, uwo ninde? Now they have a new champion. Noneho babonye champion mushya, champion ubahiga bose mu mirwanire. Uwa mbere mu bambere Goliath. Dore kwangana hazahagararaho. Will one of you fight me? Umwe muri mwe narwanya mu Isiraheli mugatsinda. And the Philistines will be your slaves. Abafilisitiya baraza kuba abacakara banyu. Iyi nsinda nanjye sasa. Mwebwe Our slaves. muraba abacakara bacu. Hari ugomba kumurwanya. Aho yatari weho rero Yonatani. Warrior who defeats him. Indwanyi rw'umutsinde iraba umukire. Sasa umwami ni kucyanze gushora umuhungu we Yonatani, ahubwo agashora abandi. Kigaragara nta cyizere cyo gutsinda yari afite. Not one man in Nta n'umwe mu Bisirayeli umufilisitiya gumahagata. not one of God's people. Nta n'umwe mu bantu b'Imana, no one of God's people. Mwami yumikutu no gushoberwa. Sasa inyuma ye I'll do it. ndabikora. Barareba David. Sasa abantu bashobora kukurebera mu bibazo wanyuzemo, ikosi Imana iri kunyuzamo, bakagira ntacyo uzi, bakagusuzugura. You're no soldier, you're a shepherd. Ntabwo uri umusirikare, uri umushumba uraho. Yego umushumba, So I protect my sheep. kuko God. ndi ntama zanjye, niko Imana iri bundi. Umufilisitiya ntabwo utuzi. Ukwizera kwanyu kuri he? Imana yanyirihe? Kill him. Ndamwica njyewe Dawidi. Need this. Dawidi ntiyumvaga uburyo umuntu abasuzugura. Urakenera ibi. Sasa ngaha ntupfe kugira ngo umwami Sawuli yapfuye kwemera Dawidi ngo ajye kurwana. Dawidi yabanje aramwemeza, njyewe igihe intama cyangwa idubu byagakwiye gutwara umwana w'intama mu mukumbi wanjye. So intare cyangwa idubu narahubukaga nkayishyira iruhande nkayica, urana waraza gupfa nk'umwe muri zo. Cyashira hasi kiniki ko ntabimenyereye. I'll be better without it. I'll be better without. Ndamererwa neza uko ntabifite. Banza abonye champion sha. Yea, though I walk. Sasa ngaha Dawidi umukristo wese agomba kwibikaho ijambo nk'imwe mu ntwari esheshatu z'abakristo. Efeso 6:13 ubisanga aratangiye. Either walk, In the valley of the shadow of naho nanyura in the valley of the shadow of death, mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi, uzaba uri kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe comfort me. nibyo bimpumuriza. You anoint They my comfort me. Unsiga amavuta mu My cup mutwe, overflows. igikombe cyanjye kigasesekara. My cup Surely goodness overflows. and mercy shall follow me. Mu kuri ineza yawe n'imbabazi zawe zanyumaho iminsi yose. All days of my life.
dore abisirayeli ujyora umva tugiye gukina ikinamico kabisa uyu nguyu ibi nabyo mu yewe noneho dore bazana iraseka cya Goliath umva wowe kwanza ntabwo ngiye gukomeza ibintu wowe ndabona ngo abisirayeli nabo babonye champion wa museka mutuze bagahungu w'inyangiriza umwanya we boy uri muto wo gupfa you are too young to die anga icyumba cyabona akana nturi kwiyahura bakwiye ko bagiye kwiga nabo nko muri primaire kirabanza kiramusuzugume nayo yagisuzu ikigabo kitakebwe gisuzugura abantu bwoko bw'Imana nkana ndakurwanya saka kitasira mu utagira mu musiramu ngo kumubira kura y'intwaro ye arabanza kiramo ibuye arazunguza ikigabo kibona ntibyoroshye nacyo kiripanga ahangaho tugira ngo cyapfuye kwipanga cyangwa se kugira gushaka kurwana ahangaho yari akibwiye ijambo rigikora yakibwiye ndakwica mu cumuto kandi ingabo z'Abafilisiti uyu munsi ndazigaburira inyoni zo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba nuko bimeze gikuzamo umugayo kiripanga kitazi ku rugamba atari rwa undi kunkota ku nkota ahubwo ibuye cy'agahaga kirari Abisiraheli babibonye papa arabikoze siko Dawidi abikoze arabanza araza umutwe ngo bukiri ruhande afata igipanga cyarwo umutwe arawuca nta mikino sasa ugamba hagati y'Abafilisitiya n'Abisirayeli biza kuba icyo bita kugereka ntabwo byari bikiri kurwana icyo bita kugereka ngaho ninde uri imbere n'Umufilisitiya ngaho ninde uri inyuma Umwisirayeli Abafilisitiya umva utari buze gukuramo akarengera bafite ubumuga bw'amaguru Abisirayeli barabanza birukankana Abafilisitiya babarenze iyo igati babageze igati ku ivuko rya Goliyati barabarika inkomere zigwa nzira abatazi kwiruka kari kababayeho umwami Dawidi umushumba ukwiye utabaye ubwami bwanjye Yonathani wakundaga Dawidi cyane cyane nanjye muvandimwe kamuzi brother bararwana sasa hangaha sinzi niba mubonye uburyo imyambaro ya Dawidi yiswicinze cyangwa se iguranye bivuze ngo bimutse urugamba sirukiri rwa rundi rwabaye urundi ndasubiza inyuma gato aho ngaho ni rwa rundi bica Goliath dore aho ngaho yahinduye David joined Saul's army. Dawidi yunga ku ngabo za Sawuli arwana n'Abafilisiti imyaka iri mu binyacumi decades urabona uburyo kugenda akora abindwanyi umuyobozi intwari aba n'umwami the Bible sasa ntaragenda ndaza kubaha indirimbo nayo ize kubafasha Clear Ryan amahoro muri Kristo niba uri kunyura mu bihe ukumva nta mahoro ufite amahoro ari muri Kristo Caroline Crosby hamwe na Debra Crosby Peace in Christ amahoro muri Kristo hari amahoro muri Kristo igihe tumumenye when we learn of him tukumva urukundo dukunze igihe yikoreraga ibyaha byacu umvira amagambo ye uyakomeze let them come right ukora ibyo akubwira twamumenya neza nk'uko ari nta kabuza ari amahoro muri Kristo aduha ibyiringiro byakendere byabuze byashize akadukomeza tutakibashije gukomera
akaduha ubwugamo shelter mu ishuheri y'ubuzima, ibyago, amakuba cyangwa se imihangayiko. Nta mahoro mu isi, hari amahoro muri Kristo. There is peace in Christ. Hari amahoro muri Kristo igihe tugendanye nawe. Through the streets of Galilee to Jerusalem. Tunyura mu mihanda y'i Galileya tugiye Yerusalemu. Asana imitima ikomeretse, akoza amarira ku maso hacu. Si ukuyoza gusa, amaso ajenza amarira, ayo arabura muri Kristo. Dry the tear with the eyes. Nitwabaho nk'uko yabayeho, nta kabuza ari amahoro muri Kristo. Aduha ibyiringiro byakendereye, byabuze, byashize, akadukomeza tutakibashije gukomeza. Aduha ubwugamo mu ishuheri y'ubuzima. Nta mahoro mu isi, hari amahoro muri Kristo. Claire Ryan Crosby ku myaka 5 ye babyenda babwira mutoza abana inzira bakwiriye kunyuramo bazagera ubwo basaza batarayivamo. Claire Ryan hamwe na se ahanga mu murimo w'Imana urimo neza. Inasiyo yacu ikeneye abantu bigiye ku birenge by'ababanjirije. Aduha ibyiringiro byakendereye, byashize, akadukomeza tutakibashije gukomeza. Aduha ubwugamo shelter na storms of life mu ishuheri y'ubuzima. Nta mahoro mu isi, hari amahoro muri Kristo. Where there is no peace on earth, there is peace in Christ. Nta mahoro mu isi, hari amahoro muri Kristo. So adorable. Hari inama cyangwa igitekerezo, nimero 8 yayindi 0788403051. Ndabakunda, Imana y'amahoro ibahe guhirwa ibyo mukora byose. Bye.